none ko nakubujije guteka aya magi ukaba wayatetse bimeze bite? Ndeba abo ibintu ukoze koko Nyamunsi uramuzi? Ibyo koko mu myaka 5,000 bishize byari ibibazo pe. Njye nicara nkatekereza ibyo abakurambere bavugaga yuko uzarya ku magi y'ubururu 2 yasizwe Nyamunsi azazamuka akazamukira isi yacu, kandi icyo cyago kugihagarika ntabwo bizaba byoroshye. Ariko njya ngira umutima n'igishyika ibyo bintu igihe byabaye. Ese ninde uzabasha guhagarika icyo cyago cyangwa hakagira urya ayo magi koko? Ibyo bintu bijya bimbabaza. Njya ngira ubwoba ko umuhungu wanjye azakora icyo cyago agakora ikitemewe agateka ayo magi. Njya mubwira ntabwo ajya nyumva, ariko umutima wanjye uhorana igishyika. Ncika umugongo bya buri kanya. Ariko mana, abakurambere ibyo bavuze none byazasorwa byazagenda gute ko basize baciye iteka? Ariko nkawe cyuborohereye nanubu ushaka kwitetesha ukinyicaraho nawe ndebe ubu ubona utari kunyica sangaso dore niwe wakoroye sangaso niwe wakoroye wasoje umusanga niwe wakoroye ubundi munanyanga mushiki wanjye urumva nakwanga dore so n'ubundi niwe wakoroye dore uko aba ndeba ubu iki ngiki cy'amatama wirukujaburira n'icyo uri turutisha umwana wanjye aguze imbaraga byantwaye niyo mpamvu. Sigaho ndakwanije dore ko ngako ujye umenya ko akora agakobwa wagiye umujaburira se basi nakazaba umugore ushyitse nkawe. Niko je ninde wanje je ninde uswajya ngo murya mwicariye mu utuba twabihashye sina kibazo turi umuntu yicarire ihagarare neza. Okay, tukiri kuri ibyo ngibyo murana igishyika. Izi ari amagi 2 y'abakurambere zayitonde. Ariko se mugabo wanjye ukira aho ngaho dore akantu kagakubezwa kashe nayo mafuti yawe mwegeranye cyabita mu yungu w'isabari se nabonye ari wiyirukankana ubushize ntabwo namubwiye ngo areke gukina nayo. dore niwe uzakomeza umuryango utazaca umuryango uramenye utazaca umuryango. Afite ubucucu nk'ubwanye Sabari, nzagukurikiza nyoko mujyane mwese mwohohe mugende. Mbona ushaka kwigira nyiramataze nimba ushaka kwikura mu bususuruke kubera umuhungu wawe. Natapanyenze Miranda tuzegura nanyaga uzakure neza mwana wanjye ari amagende yakubujije n'abakurambere baratuje ndakwihanije utazakora amahano ugaca umuryango. none se pa nunde ari amagi yavuye he? Okay, mutuzo nta kibazo wenda nakoze amakosa kuba tukamamanyu ndi turi kumwe. Ntuzabyongere pa. Ndabizi mwese muri abana banjye ndabakunda nkuko nkunda mama wanjye. Natwe turabukunda. Ariko buri ikintu uzitondera. Ntabwo njye mvuga nawe murabiza hano mu rugo. Ariko iyo bigeze kuri ari amagi muramenye. Hari amagi y'ubururu 2 nayo abakurambere basize. Mu myaka 5,000 bishize. Bavuze ko umuntu uzayamena cyangwa akayarya umuryango wose uzorama, abantu bakamena amaraso, sekibikaza. Mbese sinzi nimba mwarigeze kumva ijambo nababwiye Nyamunsi. Nyamunsi mu magambo asanzwe n'urupfu. Ntabwo nifuza kubura umuryango wanjye, umuhungu wanjye w'amatama nkunda cyane Sabari,
n'umukobwa wanjye wakamanika akabaju kanjye usananya ku mwana wawe. bakubeshya ngo turasa sita nakunyakana kweli wambara wibone ngewe njye urabona n'urutaza umva se mushiki wanjye Kadete uziko ari geragiye kurya amagi ambese cyagese wavuze ngo tuyabikanye ariko ndagowe umushambukazi Shatwara buranye mana nyojya ngo mana yanjye simbizi kabisa kuri minsi cyane meza sewe ko wabuze iturage tikufate neza yashaye karitsira bo kabisa ntabwo iracecetse cyane byataje shanyine iki cyaro rero kiranatuje pe heza hari amahumbezi nawe nukiboneka shanje wese yego ko ese gutambwiye ko nyine ari byo wabonye yego tutubi gusa neza se amafaranga uri kuyakoresha wanjye akira mfite inkuru agira inkuru fa nsigaye mfite umusaza ufite lali ariko shareka manange kankubwiza uko afite ibiceri sisi kuwa mbere umusaza kuwa kabiri umusaza kuwa gatatu umusaza atanga keya icyumweru kikarinda shamana nani ikintu cyankora ku basaza pe luko cyazo urasa neza kabisa uragaragara neza ariko abasaza bapepe abasaza bagira amafaranga kuruta buno bubwa bw'ubusore singiye n'agasore koko subuko agasore katakugurira padi mwana usanga kukubwira ati ngo nayagazi ntayo ariko umusaza hi baby umeze gute ko ndashaka amafaranga ati ariko si urazenguruka mu basaza bambwira nukabe mu cyaro ngo n'icyaro kikujye mu mutwe sirimuka sheri sirimuka pe ndabona usa neza wig neza nisiga amavuta ahenze kandi abasaza nta n'ahantu bahuriye n'abasore mu gitanda pe barabiryoshya baba baguhakiya sheri na umuntu kuruta ariko abasore acaho ukajya kubona abonye undi mukobwa agize ngo oh my god kibaza ati iki kintu gifite mu mutwe cyangwa ariko umusaza akubwira ati baby ntawe ukuruta umusaza batanga kesheri ariko none naracikana wego ko uri inyuma y'abandi sharega kino cyarega ma kukivamo nabyo nibindi bindi uya nuka umuturage usirimuka usohoke uje mu kabari uruhure mu mutwe mana usikeje ubu ngiye kubagiye kunsohokana ngahora agiye kunsohokana tugiye kudatingana mana yanjye tugiye kujyana hanze nyine yabwiye umugore ko afite mission y'akazi kandi akazi ni ngewe nyine tugomba kujya hanze kuryoshya kurya amafaranga sho ariko mu bubwa bw'ubusore sha mbese nyese nzi no guteka sinakubwiye nawe nzi no guteka nanjye sinakubwiye hey ataragiye kurya ibyo muzanzanira nzabifatisha ari nabisize usari ubyo gutakoremo umurete no kuteka ariko nyera ngo nzi guteka nazo nyenze ntabwo twari kubusangira se ngo umuntu mujye mureka sonanya ko babanze bavuga marongera arankubita ntukankubitira umwana wa mugabo oya reka njye muzibura aya mata murabona yajyana kurambagiza ngana ageragarya imisigati umva mu bintu papa avuze ngo kurambagiza kandi ndi umwana naho unyumvira ibintu abandi barya ibikaju ukarya ibigorigori mana yanjye we ariko papa wagiye unde ibyo noroye muri ubu rugo none se pa ntabwo wadusobanuriye ayo magi ko nabonye asa ubururu ninde nyine ni iki cyayateye cyangwa n'imbata aya oye imbata itera amagi y'umweru okay tega amatwi uburyo byagenze kiriya ni igisiga cyayateye mu bihumbi imyaka 5,000 bishize ariko kugira ngo kiyatere nicyo abakurambere bacu baramyaga nyine surebe iyi mpeta urebe iyi ngiyi niyo bansigira mutsibuze none mwese mwaburirwa irengero o kugira ngo iyi mpeta ibure nabura nyoko cyangwa nkakura cyangwa nkaburungu cyangwa ngiye nkibu ariko igasigara ariko igifite agaciro cyane nari amagi ariya magi kiriya gisiga cyateye niyo mana y'abakurambere yacu rero muzayitondere tayari ubwo ngubwo nta bindi mwe mugiye kujya ku isoko ngiyewe ndasigara ndanga n'umuhungu wanjye hari impanuro nshaka kuma kuko ari kugana mu myaka ari gusoreka nyine ari kugimbuka mwe mugiye kujya ku isoko
Ketavuyemo udushwi imyaka 2000 turabamo udushwi. niyo migenzo y'abakurambere nyine n'ibyo ngibyo mugomba ubwo mujye guhaha mujye guhagira vuba madamu dore jyana uyu mukobwa amenye hindura imyenda nanjye ngiye guhindura ntabwo twagenda ku isoko twambaye gutya kandi nyuma cyangwa ujye wambara wikwize niwo mukobwa mfite narabyaye ntegereje abandi babyeyi mujyane ijye ugafata neza mba muhungu wanjye vaye hano My God, umwana ameze neza we. Mana yanjye. Turi inshuti pe ariko nyine abasaza. Nyine nanjye Se nubibona. Ndakubona. Mizi niza nuko duye muri quartier ndi gutarasa naho ubundi ngewe hejuru y'abandi. Mana njye ndumva narasigaye kabisa none abasaza batanga kiye. Oh my God. Arakubwira ati hi baby. Ugahita usana ukavuga ati man my baby ariko umusore ngari ko se sheri ngo turahura ryari ngo ngwino ndebe nta n'igihumbi nta n'ibihumbi 10 nk'iyo mbwa uyibyaza miki mana yanjye gira ahubwo mpange gitanga amafaranga kire kuri akashe sheri ntabwo nshaka abasaza bakugubira ugira ubwoba uzabishobora nyine ubwoba ndabugira none se abasaza ntabwo uzibirwara baba bafite gaho zambura ugonga aho zaki byose ntabwo sikwa nago kondom ziriho mana hari umusaza ushaka kurekura ibiceri bye bifatika mwajya mwanagura test wane nese umusaza mwe mwakurira hose mwahita sida ntage pa kwandura ariko zikusetsa wowe mekishwa ko ndomo murabyumvikana ukamubwira ati rero baby ngiye sinshaka gutwita kandi nawe arabizi ko abasize umugore mu rugo ntabwo yakemera kugutera inda ko ndomo arayemera ariko bagira ibiceri ariko nawe nyine shoboye kukamani nanjye baye munyamugi cyane akira tapes baye munyamugi Karabaye uzakimara mbwira no weekend nahita guhamagara ino weekend tukazanajyana afite igishuti cye nyine tu gifite amafaranga nyiraho namenyana n'ingegera nawe urabizi tumva nabandi mu cyaro ngasanga izindi ngegera yawe umuntu bagomba guhindura kirekire cy'ikibogari gisaza nyine ubona gishinguye cyane rwose nshaka kuvuga busaza bwanagaye bwa mandi oya beza bo mafaranga bagenda mu modoka nziza shu se nkabo bakuye he yego ko ko numva ufite amakuru menshi abo ngabo bakuye ubona nge noroshye nubwo ndi mu cyaro ko nyine sinyirimo nakirimo ereka gusira ibishasho twe Nani muceceke action noneho papa aranyica we yasize ambujije guteka no magi yanayambujije kuva kera none birangiye yakoze inzara ntabwo ari bumenye ariko izo za Nyamunsi n'ibyango ngo bizatera umuryango ntabwo njye byishingiye isi inzara njye mfite bagiye guha mama yantinje njye ntabwo nanabyo bivamo kare ntabwo nabivamo kabiri inzara iranyishe ndi kureba amagi hari imbabura ngo ni za Nyamunsi mu myaka 5000 papa niyo yabaga hafite imyaka 30 none arajenga imyaka 50 ngo niba ari 5 karame papa papa nibiki muhungu wanjye natetse akareti muri ya magi naguze hano ujya ku muhanda ngira dusangire papa yoko yarakwandoje usigaye nkunda akirumva mbona umureti ko mbona uryoshera amagi ni muraryoshye byanda nase ko kaze kinini papa nka turomeke yahabwa ka ako papa wajureka gutuka nyoko yarakwandoje ntago nzaguha agahenge papa hari abatipe bacuruza amagi aryoshye nyoko nagaraza se ubwo na mushiki wawe uko nzara yari yanyishe akira kubumaye gatuwe namikari kumujya utanga kiyo wabaye ako papa itamika nago ndi mutamitse tamika yabashe cyo cyose yakobyaye rwose yivamo papa uri kunca umugongo iki cyose ari ngo se nakaragera
Enda rya kariyo. Ayarya. Fata. Yarya cyane papa. Nariye rya, nariye wowe. Papa ko umase. Siko nayo kusijya nta mukono mukunda. Vai tipo papa. 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 Amagi yawe kuri. Ya amagi. Nizo ko tuyariyeho hari icyo tubaye. Uzi ibintu wakoze? Amasaha ubwo dupfuye. Baba we. Ubwo dupfuye. Uracyavuga nta soni. Oya ndeba. Kibazo nta soni ugira uteye nka nyoko. None ko nakubujije guteka aya magi ukaba wayatetse bimeze bite? Ndeba. Baba ibintu ukoze koko. Nyamunsi uramuzi? Kiriya cyajyaga mutagiciye yanzerereza yari yigushe umwana wawe araho wamvunishije ibikapu ubundi ubona nazagwingira ariko kandi umaze kunanira nzajya ngira sunshaka ngire musaza wawe untesha umutwe nawe koko nyabera papa yandikubwira papa kujya tama ibyo bintu byose nakujyanye ku isoko ngo ntwasi none byose urabinkoreye ndabibwira papa mwana byibura wagiye unyumva wowe kuri umukobwa uzaba umugore nkanjye ukareka kungira indushyi koko ubu ntabwo ushobora kunywaza kuri ibi bintu biraremereye mama ndashaka kumwingiza uzi ko uri kumuhohotera ariko se nzagira ine ngaho basi siporo ari kuntwaza n'ababaye reba hano duhari komera n'ukuri komera none se mwana wanjye ko atari njyewe irampubutse ko ntazi ahantu iturutse ariko yari yikwishe n'ukuri mwese basi nta ushobora no kuntwazaho basi reka mfata agashumi kamwe nafata akandi njye mu gikoni njye he hose ntabwo ushobora kungira ibintu reka mfata agashumi kamwe nafata akandi barihangana ugende gahoro Yewera yewe Ganji mwisi cyangwa ino nkubarire akagasozi dutuye agasozi dutuye ndabona byahindutse habaye iki kandi
ko nanjye mfite igishyika. Urabizi neza ko ubundi iyo nateraga inzuzi uyu mwotsi waganaga amajyaruguru none urimo uratemba ugane. Ayiwe mangwa za mama ndavuga nziganisha. Ni ikigaragaza yuko twakaritsiwe twaze. Niyo mpamvu nagize igishyika mugongo wacitse. Turabigenza ongera utere ubaza abakuru. Maziwe na Sekibi yaje. Umukuru barimo barambwira. Ndakumva roja ndakumva. Kame mandwa nkuru.